dufashe igihe mu ntambara. Gufata igihe ni ukurambya tukicaza amabuno yombi mu ntambara n'ibigeragezo tukiri inama. Ibyo byo nta ribaza ngo kuki abantu bakunda kuba mu bihe byo gusenga prince dukiranuka igari kubabazwa buri muntu yashizemo umwuka mu ruhande rw'umubiri ukajya kumuraza muri moruge. Urebe uyu muntu ubana n'uwapfuye mu ruhande rw'ubugingo adafite ahantu muhungiro. Uyu muntu abayeho ati afite kumurengera nta hantu yakwerekeza amaso ariko ijuru ngo araramye rirakinguka. Zandika izina ryanjye mu ruhanga rwe unesha. Ndagira ngo mbabwire ko nta unesha atarwanye. Donc niba ushaka kunesha itegura intambara. Mwambara agakiza unesha atarwanye. Ariko turi kumwe Imana ishimwe agakiza kabiki kabigofero kandi hari bene wacu bawo nabyo ngo mukambare kabigofero ari nabo mutima wambaye twiringira ahubwo twiringira Imana isura n'abantu. Hariho tujya tugera tukabona n'uruswa ntacyo nuko twapfa nkayo kuko tumenye kugifite umugambi wo kudukorera. Ntabwo haraba ntuzajya usenga uvuga ngo naramukoreye Imana. Ndibuka imisozi naza ntayo urazamuka. Ndibuka amasengesho n'ibirira ntabwo uriyiriza ukurikije uko wagombye kwiyiza. Araho utaragera we ntugashekere Imana ku byo wayikoreye iramutse ikwishyura ibyo wabona ikintu. Imbaraga zawe mu bibazo Satana ntera mbere ubwisho. Mwami wanjye Yesu iruhande iteka umutima wanjye uganze mu butegeke. Satani kodi imbaraga zawe ushimiye kuri buri wese witanze akaba yageze mu nzu yawe. Ndagushimiye cyane mu izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Ushimiye kuba yaririmbye, ushimiye ko wagize icyo avuga wese Uwiteka Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ushimiye kuba wasenze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ubahugisha kandi ubagire neza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka Imana bibikiye ayingese n'inyenzi zitagera mu izina rya Yesu no kuri n'ubahumugisha mu izina rya Yesu Kristo. Rero Uwiteka Imana tugiye kumva ijambo ryawe. Uwiteka nyir'ijuru n'isi ndakwingiza kugira ngo uruhuke mu izina rya Yesu Kristo. Bane natwe mu ijambo mu izina rya Yesu. Ijambo ni iryawe wenyine mu izina rya Yesu Kristo. Nta muntu washobora kuvuga ijambo ryawe atari kumwe nawe. Ndakwinginze Uwiteka kugira ngo uhagarare nawe mu izina rya Yesu Kristo. Ubwiza bwawe buhagarare ku bitugu bye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana Data mwuzure Uwiteka nyir'ijuru n'isi. Natwe duhora twiye kumva no kumvira mu izina rya Yesu kugira ngo ijambo ryawe rigiye gusigara Mwami Imana aho twicaye cyangwa aho turyamye mu izina rya Yesu. Ahubwo Uwiteka Imana turibike mu mitima yacu kugira ngo Data ugiye kugaruka wagaruka nimugoroba wagaruka mu gitondo. Uwiteka nyir'ijuru uzasange ryaragize aho ridukora n'aho ridushyira. Mana twese tuzitere mu gihugu cyo mu ijuru. Urakoze
amen 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 amen. yego Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro kubw'uyu munsi mwiza yatwongereye wo kurama no kuramuka amahoro. Ndatekereza ko hari benshi batagize ayo mahirwe yo kuba bakiriho, kandi nabo si ku bwabo. Umuririmbyi umwe yavuze ngo nabo si ku bwabo kuko ntawanga kuramuka. yego Rero tubikesheje Rurema, izina rye rihabwa icyubahiro. Kandi si ibyo gusa, ahubwo ikintu cyiza dukoreye kuruta ibyo ni uko aduhaye kuba mu mwanya umwe wo kuba imbere ye, dusanga ijambo ry'Imana tumuramya kandi tumuhimbaza. Aho uri muri iri teraniro utandukanye n'aha mugenzi wawe, wumve ubishimiye Imana mu mutima, kandi mfatanyije namwe gushimira Imana ihimbazwe. amen. Ndatekereza ko ntabwo ari ubwa mbere tubanye muri aka kanya. Ku nshuro ya kabiri harimo abantu wenda batwibuka, kandi harimo n'abatubonye ari ubwa mbere. Ariko nk'uko nabivuze, nitwa Muhire Justin, ni umupapa, mfite umudamu n'abana 4, ntuye hariya ku Gisozi, hanyuma nsengera Batsinda. Ndashimira Imana, nshimira n'umugaragu wayo wandarikiye kubana namwe muri aka kanya keza kuganira ijambo ry'Imana. Abo twabanye ubushize ndatekereza ko twagiranye ibihe byiza byatumye nanjye hariya narindi mbakumbura. Numvaga rwose ari ngombwa ko twakongera tukabana kugira ngo twongere dusangire ibihe byiza. Iyo ndi hagati muri mwe nubwo tutarebana vizavi, ariko mba numva umutima wanjye ubafite imbere yanjye. Imana ishimwe. Ndanezerewe no kubw'aka kanya. Munyemerere twihuse dusome ijambo ry'Imana tugiye gusangira mu gitabo cya Zaburi. Turasoma igitabo cya Zaburi, Zaburi ya 34, Zaburi ya Dawidi. Hanyuma dusome dore ku murongo wa 20 ndetse no 21. Ravuze ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Arinda amagufwa ye yose, nta na rimwe rivunika. Imana ishimwe. amen. Agira ngo ahari nsomye mutarahagera, ariko abahageze ndagira ngo mwongere dufatanye gusubiramo iri jambo rituryohere tukirisoma mu izina rya Yesu. Ravuze ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka Imana ishimwe. amukiza muri byose. yego Si ukumukiza gusa, arinda amagufwa ye yose, nta na rimwe rivunika. Imana ishimwe. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ishimwe. Reka twongere turambure Bibiliya, dusome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 28. Dusome umurongo wa 6. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 28, umurongo wa 6. Hari ijambo rivuga ngo babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa kindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, Imana ishimwe. barahindura bati ni Imana. Hallelujah. Uyu ni Paulo, turaje tumugarukeho. Hanyuma dusoreze n'ubundi mu rwandiko yandikiye ab'Ikorinto, urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye ab'Ikorinto, igice cya 1, dusome duhere ku murongo w'10, cyangwa se duhere ku murongo wa 8. Yaravuze ngo bene data, ntidushaka yuko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Asiya, ko twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora, ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa, twibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa, kugira ngo tutiyiringira, ahubwo twiringira Imana izura abapfuye. Yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Imana ihimbazwe. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kubw'aya magambo, Imana ishimwe. kandi ndagira ngo tuyahurize hamwe, tuyakuremo ijambo rimwe ngiye kuvugaho, ari nayo nsanganyamatsiko y'uyu munsi, ivuga ngo ab'Imana igikoresha ntibapfa. Imana ishimwe. Ntabwo nzi niba munyumvise, ariko muzaniye ijambo rivuga ngo umuntu, abantu Imana igikoresha
yego abigifite mu mugambi wo kuzakoresha ibikomeye. haleluya Abo Imana yo ntabwo ireba nk'uko twe tureba. yego Biravuga ngo ireba mu itangira igahita ireba no mu iherezo ry'uwo muntu. Uyu munsi wowe ufite amakuba mu mpande zose, ariko uyarebeye mu minsi yatambutse. Iki guhagaritse muri ayo makuba, iki yemeye kuyacamo. Uyu mwanya ukaba ugikunze guterana kwera. Uyu mwanya ukaba ugikunze kuba mu mwanya wo gusenga. Inafite mu nshingano mu mugambi wawe w'ejo hazaza. Nje rero kuguhuza n'umugambi wayo mu minsi usigaranye yo kubaho. Imana ishimwe Ndagira ngo uhereye aka kanya ucyumva aya magambo, ejo n'ejo bundi mu minsi yose uzarama ukiri imbere, ujye wigenzura mu mugambi w'Imana, uvuge ngo ahari icyatumye ntapfa cyagiye kwari ukugira ngo nkorere Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbaza Nzanye ijambo ry'ihumure ryo kugira ngo wumve ukomeye mu makuba n'intambara urimo. Uraza gusanga wenda uyu mwanya udahagaze mu makuba, nta ntambara ufite, nta bigeragezo, usa naho Imana igabanyije imisonga mu ruhande rwawe. Ariko umuntu w'Imana umwe yaravuze ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Gufata igihe ni ukurambya tukicaza amabuno yombi mu ntambara n'ibigeragezo tukiri inaha. Ibyo byo nta hantu twabihungira, niko umuririmbyi yavuze mpaka tugeze mu ijuru. Bivuze iki rero? Biravuze ngo ubu niba ubona worohewe hari agahenge ufite, ahubwo rushaho kuba mu mugambi w'Imana no kuyikora no kuyikunda, kuko ejo mu wanditse igitabo cy'umubwiriza ibice 7 ku murongo wa 14 yaravuze ngo nujya uhagarara mu mwanya wo kwishima ujye umenya ko n'umwanya wo kubabara nawo gutegereje, ngo kuko iyo wabiremye yabihaye kubangikana. Donc umunezero ni mubabaro ku bakiranutsi, ku bantu b'Imana bihora bibangikanye. Niyo mpamvu uyu munsi uri mu mwanya wo gushima, wiringire ko arejo bundi amakuba nayo yaragutegereje. Nuko turi. yego Ntugire ngo ndi umuhanuzi uje kuguhanura ibyago muri iri teraniro. Niko bimeze, ubyange ubyemere, nibwo rugendo rw'abakiranutsi. yego Umuntu umwe yigeze kubaza undi, aravuga ngo ariko kuki abantu basenga cyane bageragezwa cyane? Kandi koko icyo kibazo nawe ujye ukibaza. Uribaza ngo kuki abantu bakunda kuba mu bihe byo gusenga, prisi dukiranuka igari kubabazwa buri munsi? Ni ukubera iki abantu bagerageza kubaha Imana bahorana intambara z'urudaca? Ariko naje gusanga aka kantu ngiye kukubwira nawe uzagakora ubushakashatsi. yego Buriya Satani yavuye mu ijuru aza mu isi. Urabyibuka ko umvikanye ijwi rivuga ngo ishime wajuruwe ko Satani agukuwemo. Ariko nawe wasiwe uhuye n'ikibazo kuko Satani umanukiwe n'umubi. Ndagira ngo kuva icyo gihe iryo jwi ryavuga gutyo, Satani yamanukiye isi. Ariko urugendo rwo kuva mu isi hagati y'isi n'ijuru yanyuzemo amanuka ava mu ijuru azinaha, twebwe nirwo turimo tuva mu isi tujya mu ijuru. Bivuze iki? Bivuze ngo nta handi hantu wabona unyura mudahuye. Niba ko kuva mu isi ukaba ujya mu ijuru, na Satani akaba ava mu ijuru aza mu isi, urumva wacaye n'imuhuri ni he? naho ahandi kabisa Guhura nawe rero ntibisobanuye gupfa. Ahubwo tubona bimwe mu bigeragezo n'intambara byerekana ko buri munsi aturwaye. Iyo duhuye tubona ibimenyetso, ariko ntidupfa. Abantu Imana igikoresha ntibapfa. Ndimo mvuga iri jambo ndagira ngo nkwibutse ko hapfuye benshi. Ubu tuvugana turi muri iteraniro hapfuye benshi mu isi itambutse. Yitanya abantu ruhande urupfu rw'uburyo bwombi. Nimvuga gupfa wumve mu ruhande rw'umubiri, ariko wumve no mu ruhande rw'umwuka. Dupfusha abantu umunsi ku wundi. Nabo dupfusha mu ruhande rw'umubiri tukabashyingura. Iyo turimo kurahirana nabo twashakanye mu ndahiro y'amasezerano y'abageni, tuvugamo amagambo akomeye. Turavuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu ngo cyangwa Yesu Kristo agarutse akatujyana mu ijuru. Urupfu tuba tuvuze ni rwa rundi apfa bakajya kumushyingura Rusororo n'ahandi. Iyo nama rimbi y'inahangaha. Ariko tukirengagiza ko hari umuntu ushobora kuzapfa akiri kumwe na mugenzi we agapfa urupfu rw'ubugingo kandi batamushyinguye. Iyo upfuye rw'umubiri biroroshye guhita ufata umurambo azize impanuka yari arwaye ugahita ubujyana muri morgue kugira ngo abaruhukiyeyo mubanze mutegure uburyo muzamushyingura. Ibivuga murabyumva. yego Ariko upfuye rw'umwuka aruhukirayo. Umuntu apfa mu buryo bw'umwuka agakomeza agaterana.
umuntu arapfa mu buryo bw'umwuka agakomeza agahahira urugo. Yego. Umuntu arapfa mu buryo bw'umwuka akarara mu kiryamo yaryamagamo n'umufasha we cyangwa n'umutware we kandi ari intumbi. Noneho reba kuba utakwihanganira intumbi yashizemo umwuka mu ruhande rw'umubiri ukajya kumuraza muri moruge, urebe uyu muntu ubana n'uwapfuye mu ruhande rw'ubugingo adafite ahantu amuhungira. Uyu muntu abayeho ati ubwo aho byasaba gusobanura uburyo imibereho y'intumbi. Umuntu agapfa ahagaze. Nari ndiba kuvuga iki? Ndavuze ngo hapfuye benshi mu buryo bubiri. Bamwe barapfuye turabakingura, abandi bapfuye mu ruhande rw'ubugingo bahoze ari abizera, bahoze ari abagenzi. Uyu mwanya turi muri iri teraniro bamaze gupfa. Ariko nzaga ijambo rivuga ngo ab'Imana igifite nk'umugambi. Haleluya! Abantu Imana igikoresha. Doko ndimo ndatekereza ko impamvu ndi hano Imana ikaba yongeye kumuza nawe ni umugambi Imana dufiteho. Impamvu ntapfuye ejo, impamvu batanshyinguye mu cyumweru cyashize, impamvu ntanyoye inzoga ngo ndare mu kabari, impamvu ntagiye mu busambanyi ngo mfatirwe, impamvu nkangihamya kwera kw'Imana nuko mu nshingano mu nyungu Imana ifite kwari kugira ngo uyu munsi twongere guhura. Imana ishimwe. Aho uri muyirangurira amaboko nanjye ndumva nyishimiye. Imana ishimwe. Hanyuma rero ntwongere kwibaza impamvu kiriho. Uri umwe mu bantu Imana ikizigama. Yego. Ntwongere kwibaza impamvu utapfuye. Ntwongere gutera ubwoba n'ibikuzengurutse. Umuntu Imana igikoresha ntapfa. Ntapfa nicyo gisubizo cy'ubutumwa nzanye. Bibiliya ndashaka kuvuga ku bantu babiri tugasenga. Ndavuga kuri Dawidi ariwe wanditse iyi Zaburi, mvuge no kuri Pawulo. Dawidi ni mwene Yesayi Betelehemu. Amateka ye abarokore benshi murayazi, ariko abayasoma ni bake. Bayasoma ni bake, abandi ni ukugenda muyabwirwa n'abantu. Ariko Dawidi afite amateka, afitanye amateka n'Imana yo mu ijuru, afite amateka yandikishije, Bibiliya yanditse kugira ngo tumwigireho. Ni umwe mu bantu b'ibyitegererezo njya nigiraho. Mwigiraho iki? Mwigiraho gukunda Imana no kuyikorera ntacyo ndebyeho. Kabiri, mwigiraho ubumuntu 100%. Ni umuntu wambaye inyama n'amaraso, ucumura, ukora icyaha nk'uko nanjye byambaho nawe bikakubaho. Ni umunyantege nke, ariko iyo habaye mwigiraho iki muri icyo gihe cy'intege nke? Mwigiraho ko niyo yasubiye inyuma, niyo yagize intege nke, mwigiraho kongera kugarukira Uwiteka. Imana ishimwe. Ntabwo turi babarokore bavuga ngo twageze aho Satani atarasa imyambi, turi abanyantege nke tubyemere. Ahubwo turebe ngo mu ntege nke tubana n'Imana dute. Ese umenye ko uri umunyantege nke ukora iki? Imana ishimwe cyane. Uyu mwana yarageragejwe mu ivuka rye, yarageragejwe, amateka yerekana ko se na nyina, donc uyu mugore wa Yesayi ntabwo ari we nyina wa Dawidi. Nuko amateka avuga niba ababyarwa abana bavuka gutyo nabo bari ibinyenda sinzi uko bitwa. Ariko kimwe mu bintu byatumye uyu mwana adakurikiranwa atitabwaho, murabizi mwese ko urugo ni umugore we. Yuzanye umwana yari uwo yatahanye, ashobora kwiga akanaminuza, ariko yari umugabo wamubyaye akarerwa n'umugore utari nyina. Rimwe na rimwe nta niga, abaho nabi. Nuko amateka yubatse, abari n'abategarugori muteze amatwi ijambo ry'Imana imugire ngo ndabapfobeje, sinahangara gukora icyo kintu. Biri bafata nk'abanyembaraga, murakomeye. Ariko nuko systeme iri. Kimwe mu bintu byatumye Dawidi atiga, atitabwaho, atagera kure nk'aho bakuru be bageze, nicyo ngicyo. Ibera mu ntama mu mirima ya Bowazi, araragira umushumba, araragira abaho. Ariko Imana ikamukunda. Njya ntangazwa n'Imana cyane, abana bene abo baba bafite ibibazo bavutse batyo, Imana ibabika ku mutima. Imana ishimwe. Imana ni wese w'imfubyi koko, kandi igirengera abapfakazi. Imana ishimwe. Iramukunda, irenza amaso bakuru be bize bakaminuza, bari mu gisirikari kwa Sawuli. Ikunda Dawidi mu ntama, ko ibona ko nta handi hanafite amahirwe uretse ijuru. Njya nshimira Imana ikintu kimwe, nuko isi twima amahirwe y'imibereho. Ukabona twimya amahirwe y'imiryango, ikatwima amahirwe y'amadiplome n'akazi, ariko ijuru rigakingukira be. Kugira ngo amahirwe twaburiye inaha hariyaho abariho tuyasigara. Iyo mpamvu Stefano aterwa amabuye. Stefano bamutera amabuye ngo yitegere, yararanganyije amaso ngo abona isi yose nta n'umwe udafite ibuye ryo kumutera. Arangije ngo arararama.
kurarama bivuze iki? Biravuze ngo mu isi nta muntu n'umwe afite wo kumurengera, nta hantu yakwerekeza amaso, ariko ijuru ngo araramye rirakinguka. Haleluya, haleluya. Ijuru riramukingukira ngabona Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Biravuze ngo abarokore bantu b'Imana mu rwanda intambara yo gukiranuka, inaha nubona byanze jya urarama, iby'abera bituruka hariya hejuru. Imana ishimwe. Kwiga biranga, kurihira abana bikananirana, ubukode bikanga, ariko rarama. Ibyo waburiye muri bene wanyu, ibyo waburiye mu kazi, ibyo waburiye mu baturanyi, hariya ijuru yarikingutse rigaburira bene. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Amen. Dawidi Imana iramukunda abana nayo. Ndagira ngo mvuge ku mfu Imana yamurokoye. Ndavugamo nkeya ntabwo nazivuga zose. Ariko banza iyo dusoma ngo hazaga idubu kwiba intama Dawidi akarwana nayo. Baroko muzi idubu mujye mumenya icyo ari cyo. Inyamaswa bita idubu ujye uyimenya. Iyo tuvuze ngo yarwanaga n'intare akarokora intama kugira ngo intare ye gufata intama n'umwana w'intama n'umwe, Dawidi akarwana bivuze iki? Idubu ije ni urupfu. Ariko mbere yuko hapfa n'intama imwe hapfe Dawidi, akitangira intama ku buryo arwana n'idubu, Imana ikamuha kunesha. Haleluya. Akaba ati ngiye gupfa no gukira, ariko umurimo nshinzwe aho kugira ngo intama imwe igende hapfa jyewe. Imana ikunda umuntu umeze atyo rero. Niyo mpamvu birivuga ngo umurimo werekejeho amaboko uwukorana umwete. Imana ishimwe. Ikamurwanira, ikamuha imbaraga, agakira urupfu rw'idubu, agakira urupfu rw'intare. Hanyuma reka nihute, ntabwo ndibuze kubivuga byose. Mu ndebera ahantu Sawuli Imana ikimara kumuca ku ngoma, Bibiliya ivuga iki? Iravuze ngo kuko Imana yararambagije Dawidi nk'uwizimika akazaba umwami w'ubwoko bwayo, igihe kikagera ndetse Imana igatuma Sawuli kujya kurimbura Abameleki, yagerayo akarokora Agagi n'ibindi bitambo byinshi ngo abizane guhitambira Uwiteka. Imana ikarakazwa n'icyo ko Sawuli yayisuzuguye, igahitamo kumuca ku ngoma. Yamara kumuca ku ngoma ikarobanura Dawidi kwa Yesayi. Mu byibuke Samweli ajya kwimika Dawidi, amwimikira muri rubanda, muri bene se, ku mugaragaro. Amaze kumwimika Dawidi asubira mu ntama, ariko nguhereye uwo munsi umwuka w'Imana wahangaga kuri Sawuli urimuka. Yego. Kuko ntago Imana yagombaga gukoresha abami babiri mu gihe kimwe, ibibaho. Asigara ari umwami ku izina, ariko imbaraga z'Imana zabanaga nawe zigera kwa Dawidi. Undi asigara aho ngaho kajya yobora Abisiraheli, ariko nta mwuka w'Imana afite. Buriya rero reka mbabwire barokoreye, aho umwuka w'Imana avuye hari ikindi kihaza. Kitubwizanye ukuri, Bibiliya irabyemera ko, yerekana ko iyo utakaje umwuka w'Imana wakira umwuka mubi w'abadayimoni. Nibyo ntabi. Niyo mpamvu rwana intambara yo kudatakaza imbaraga z'Imana ziba muri wowe, kuko nizigenda. Hari naho Bibiliya yerekana ko ngo iyo umunyabyaha yihana, ariko yamara kwihana, iyo mirimo ya kamere ivuye mu mutima we ntararike imbuto z'umwuka ngo zize mu mutima we. Biravuze ngo uwo mutima usigaye uri vide, uba wera. Ariko muri ako gahe hatari hazamo imbuto z'umwuka ngo zisimburaho imirimo ya kamere yariye. Biravuga ngo baba dayimoni bavuye mu mutima we ngo baragenda bakajya guhamagara abandi babarusha kuba b'inshuro 7. Wavuga ngo nimuze twigarukire muri yanzu nta kintu kiyirimo. Niyo mpamvu nibihano urwangano jya wiyeranje urukundo ruze kabisa. Kuko rutaje ntabwo ugarukana rwa rwangano rwavuyemo gusa, ruza rwikubye inshuro 7. Niyo mpamvu birivuga ngo kugwa k'uwo muntu aba mubi kuruta uko yahoze Mbere. Nuvuga ngo byikubye. Imana idufashe inshuti zanjye. Bavuze ngo Sawuli imyuka bitangira kumuhangaho. Ni mu ndera bitangazo ribaza ngo nakuraho umucuranzi w'umuhanga washobora gucuranga, nibwo bwenge Sawuli asigaranye. Azi ko iyo myuka miba yivurwa no kuba hari umuntu w'Imana wamucurangira. Abantu bose ngo barashakije bavuga ati nta handi yava. Kwa Yesayi hari agahungu katize katigeze kajya mu ishuri, ariko nagahanga mu gucuranga. Mukazane ngo aragenda bazana Dawidi, njya nseka abacuranzi dufite uyu munsi mu nsengero. Baraheka gitari n'ipantaro ziri mu ntege, ibyuma byuzuye insengero, abantu batanze amafaranga bararushye. Umuntu agacuranga, tukiriranwa n'umurozi mu iteraniro, bukarinda bwira umurozi akiri aho ngaho. Nta myuka mibi igeze ihunga, agenda atese, ucuranga nawe ni umusambanyi. Utera ikorasi ni umunyeshyari.
nta myuka mibi igenda. Imyuka mibi ntiyirukanwa no kuvuza gitari cyane, yirukanwa n'umutima wubaha Imana. Dawidi ngo araza, aka kana gahabwa audience. Niba ari ikintu kigorana ni umuturage kugera kuri perezida wa repubulika, biragorana, biragoye, ni urugendo rurerure. Ariko reba Dawidi na gitari yavuye mu nama, waza nta audience atumweho, ngo araza agacurangira Sawuli. Uko acuranga ngo imyuka mibi ikagenda ihunga. Urareka mbabwira, ari igihe Imana igeze ibwira Yehoshafati, yabwiraga Ahabu, yaramubwiye ngo simba nkuroye ndirihumye, ngo iyo hataho umugaragu wanjye Yehoshafati. Hari ibintu Imana ikora iyo umuntu w'Imana ari muri icyo kibanza, donc imbaraga mbi zigahunga. Kuva Dawidi yageze kwa Sawuli, imyuka mibi nigende, bagacuranga imyuka mibi ikagenda. Ariko ngo yamara kugenda, Sawuli aho yashimiye Dawidi ngo amugororere bya bindi dutekereza mu bakozi b'Imana, ngo nabwirije, nabahoze mu ntoki, nabwirije, ntabaye amazi yo kunywa. Umva inyiturano y'ubutumwa bwa Dawidi, ngo Sawuli akegura icumu. Ako kanya kimuhagaze imbere amukirije imyuka mibi, ngo akegura icumu agiye kuri mukubita, Imana ikarinyuza ku ruhande. Ese turi ku ijambo rivuga Imana igikoresha niba Imana uko ashatse kumwica bwa mbere, imyuka mibi itarangiye, ejo nimutera hazazana. Mundebera amacumu yose Imana yagiye inyuza ku ruhande rwa Dawidi ya Sawuli. Umwana agataha gasubira mu ntama. Umunsi umwe ngo imyuka mibi irimuka, ihindura gahunda. Ariko nkunda Imana ngo ntigiza ku manywa, ngo ahubwo na nijoro ikaza. Naho kumbi Imana irimo gutegura Dawidi kumukura mu ntama kugira ngo aze mu rugo rw'ibwami kwa Sawuli. Ajye haba ku manywa, ahabe na nijoro. Haleluya, amen. Ngo Sawuli yandikira Yesaya, aramubwira ngo ako gahungu kawe kajya kanshurangira ku manywa, imyuka mibi gahungu. Ngo ariko noneho imyuka mibi irimo kuzana nijoro, ngo none kanyohereze kaze kabe hano, kaze kahabe. Ariko reka mubaze kesi ya mukobwa wa Yesu, waturimbiye neza cyane, Imana iguha umugisha n'ukuri. Ubu ari nkawe umaze guterwa aya macumu n'umwami Sawuli, ukabona urwandiko ruje iwanyu ruvuga ngo bibaye ngombwa kujya kubayo. Noneho umuntu yagerageje kukwica, ukamucika, atera icumu rigafata umuyenzi, atera irindi rigafata igisika, none bibaye ngombwa ko gutumaho ngo ujye kubayo. Wagenda koko nshuti yanjye? Wabyemera? Mu nyama n'amaraso ntaho wajya, ariko kubw'umuhamagaro. Haleluya, amen. Dawidi ngo aremera, ashyira amatandiko ku ndogo. Yesaya ntiyari gukira umwami, yaravuga ati ngaho bagutekerere n'ibyambarwa byawe byose n'iki byose, ugende turebe ko umwami yagira amahoro. Dawidi ajyayo. Nshatse kuvuga iki? Uru ni urupfu rwa kabiri Imana yamukijije, ku mpamvu z'uko irebe ejo hazaza ha Dawidi, ikabona niwe uzagarura isanduku y'Uwiteka mu Isiraheli. Haleluya, haleluya, amen. Yewe we, reka twigendera tujye kureba uburyo yishe Goliyati. Ngo ajye mureba bakuru we mu ntambara, igihanda bita Goliyati cyabazengereje. Iyo mubisoma mwumva ari ibintu byoroshye, ariko Dawidi mu ntambara ngo yabajije ikintu kimwe gusa, aravuga ngo uwo Mufilisiti utarakebwe, ibihembo byandikiye umuntu wamuhangura, wamwica nibiye. Nshuti yanjye bene data, ririmba, himbaza Imana, bwiriza ubutumwa, senga, yiriza ubusa, ariko ujye ubanza ubaze ibihembo n'ingorano z'abo bantu. Ntugapfe kugendera mu kiganda. Ngarutse kubwira abantu ngo buriya Yohana yeretswe ubutumwa bw'amatorero arindwi muri Efeso, ariko buri torero ryose agenda aribwira ngo unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero, unesha nzandika izina ryanjye mu ruhanga rwe, unesha. Ndagira ngo mbabwire ko nta unesha atarwanye. Donc niba ushaka kunesha, itegura intambara. Nta unesha atarwanye, nta urwana adafite icyo arwana nacyo. Nuvuga ngo ibyo turwana nabyo birahari. Paulo yarabivuze, aravuga ngo iyo turwana ntabwo turwana mu buryo bw'abantu, kuko n'intwaro zacu atari nk'iz'abantu, ngo ahubwo intwaro zacu, haleluya, zigira imbaraga imbere y'Imana. Aha turi, intwaro zacu zigira imbaraga. Imana ishimwe. Zo gukubita hasi zigasenya ibihome. Imana ishimwe. Intwaro z'amavi zo kuba imbere y'Imana, kureka ibiryo saa sita imwe gusa. Ni intwaro ikubita hasi ibihome igasenya, ngo igafata miri ibitekererezwa mu mitima kugira ngo tubigomororere Kristo. Imana ishimwe. Intwaro yitwa gusenga. Abibwira Abefeso ntibabyumvise, yarabwiye ngo mutware intwaro zose z'Imana, bagira ngo ni ibitwaro bya kirimbuzi.
birasa ibisasu biremereye ngo baragenda bafata. Tujya tubona inaha ngaha umuntu akubaka igipangu agashyiraho umusekirite agashyiraho amacupa kazana imbwa zimoka ngo bwari uburinzi bukomeye Abefeso ngo bagiye bazana ibitwaro bya kirimbuzi ngo biteguye umwanzi. Pawulo ahageze arabaseka aravuga ati ntabwo ari izo ntwaro, turarwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Barokore, haleluya. Turarwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Haravuga ngo uburyo mukwiriye gutwara izo ntwaro rero ntabwo ari imbunda, ntabwo ari bya bindi abarokore bajya bafata Bibiliya bagakubita ku mutwe w'umuntu urwaye ngo mu izina reka da biya nta bihuriye. Yaravuze ngo nimwambara agakiza kab'ingofero. Ariko turi kumwe Imana ishimwe. Agakiza kabiki Kab'ingofero. kandi hari bene wacu bavuga ngo agakiza kaba barya ibyo babonye ibyo bashaka bakambara uko bashatse ngo agakiza kaba. Pawulo yavuze ngo mukambare kab'ingofero. Mwari mwabona umutima wambara ingofero? Ingofero yambarwa mu mutima, yambarwa ku mutwe. Iyo mpamvu Yesu yavuze ngo muri umucyo w'isi, muri umunyu w'isi. Aravuga ngo ntawakongeza itabaza ngo ntangiza twikiriza intongo ngo ahubwo arishyira ku gitereko cyabo rikamurika. Ambara agakiza kab'ingofero ku buryo n'umuntu utakuza kubona ukiri kure akakabona kakagira ibimenyetso kerekana mu bantu. Imana ishimwe. Aravuga ngo mutware kwizera nk'icyuma. Gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Mu gituza haba iki? Haba umutima. Nuvuga ngo iyo ushaka kurinda umutima wawe kuruta byose birindwa urakiranuka. Aravuga ngo mutware kwizera nk'ingabo. Uburyo bwose Satani yabarasa mujye mukinga ingabo yo kwizera. Ingabo yo kwizera muzimisha imyambi ya wabo. Nizo ntwaro. Reka twigarukire kwa Dawidi. Arabaza nguzica Goliath azagororerwa iki? Nta kindi gituma tudasambana abarokore, nta kindi gituma tutanywa inzoga, ntabwo ari amategeko y'idini. Nabwiye abantu ngo nubwo ADPR yabyemera njye ntazo namwe. Nubwo yakwemera gushaka 4 6 ntabyo namwe, kuko ntabwo nabiretse kubera amategeko y'idini. Yaravuze ngo icyo gihe sinzongera kwandika amategeko ku bisate by'amabuye ngo nzayandika ku mutima. Kitubuza gusambana, kitubuza gukora ibyaha kiba ku mutima. Ntabwo kiba mu idini tubarizwa. Banza umenye ingororano zijya usiganirwa. Uyu Pawulo yaravuze ngo ndasiganwa ariko si nkutaza honja. Niba wayobye abanyarwanda baravuga ngo umuntu yayobye ngo arihuta. Umuntu utaza hajya ngo araguruka. Ariko yaravuze ngo ndasiganwa ariko singenda nkutazi iyo ndaterana ibipfunsi. Ariko si nkuhusha. Iyo agiteye agihamya aho kigomba guhamya. Imana ishimwe. Ndashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye. Imana ishimwe cyane. Dawidi arabanza amenya ibihembo azaba. Aramubwira ati umwami azamushingira. Umva ko kandi azaba umukwe w'umwami. Yica Goliath azaba umukwe w'umwami. Niyo mwami. Amaze kumenya ibihembo yinjira mu rugamba. Ngo arebe ibitwaro byose bakuru be barwanishaga. Murabizi ko bamurwanyije, ndimo ndihuta kubw'igihe byose simbivuga. Aravuga ati muri izo ntwaro zose mwarwanishaga nge nta nimwe mfata. Bamugerera imbere y'umwami bati dore wiyangaje kujya kurwana na Goliath. Goliath yaravugaga ngo yarivugaga Abisiraheli bose mu mwobo n'amakosi yose bakoze. Ariko Dawidi uvuye mu ntama abwira umwami ati ngenda jye. Umwami ati se wagahungu we wagahungu. Ariko ndabona ati mwishusha igaragara ndagahungu. Hari umugore umwigeze kubwira Yesu ngo kuri umuyuda nka umusamariyakazi ngo twasangiye amazi ryabo. Koko Yesu mwishusho y'ibigaragara yari umuyuda, ariko yaramubwiye ngo iyaba waruzi ugusabye amazi. Haleluya! Muri wowe harimo undi muntu abantu batabona. Imana ishimwe. Barukore mwakwihanganye tugakizwa. Muri wowe harimo undi muntu. Pawulo yaravuze ngo sinjye uriho, ni Kristo uri muri jye. Kristo urimo kuvuga ntabwo ari we iwe ikimutera kuvuga n'undi muntu. Mu muntu habamo undi muntu buri. Dawidi aramubwira turandebera inyuma, ariko iyo aba waruzi umuntu ugiye. Njye nica idubu, mbona ubuhamya buto. Ati njye nica idubu. Kabiri nshwanyaguza intare. Noneho ntararengaho uriya arapfa nka kimwe muri ibyo. Ntibihagije. Umwami ngo ahita yiyambura umwambaro. Ikota arabwira atakira sha mwenda w'igisirikare. Dawidi ngo araryigera kugira ngo asoze gukirana kuko amavuta yibikishije. Bataka kanya
icyo ukoze nange reka nkwereke igisobanuro cyawe rishyiremo kugira ngo nkwereke ko n'ubundi ngiye ndi umwami. Isiraheli yabuze umuntu ni njye uhari. Imana ishimwe. Yandi magambo Isiraheli yose Imana irareba Dawidi. Ntabwo ari Imana ntikorana n'imbaraga nyinshi z'ubwinshi bw'abantu. Ireba ishyaka. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Ko tararyigera ahita rikuramo arambwira ati icyo ukoze ejo bundi nzakigusobanurira. Atakira ibyawe ndumva bitagira. Hagenda Dawidi na ya mabuye atanu nk'uko mubizi, yica Goliyati amuca igihanga akoresheje intwaro ze. Aka kantu mureba hano mukandika mu mitima yayo, akoresheje intwaro zitari iz'intambara ya Isiraheli, ni intwaro za Dawidi. Buriya buri mugenzi wese agira intwaro ze. Abarokore b'abapfu arakubwira ati nge nagiye ikanyarira marayo gatatu, mvaho ibyanjye birasubizwa nawe jyayo. Iyo ni intwaro ye. Nawe ufite iyawe buri. Hari abantu bashubijwe batasenze n'umunsi umwe. Hari abasubizwa birije ubusa. Tugire icyo kigali mu kivemo. Buri muntu wese agira intwaro ye. Dawidi yaragiye afata intwaro ye ayicisha igihanga cya Goliyati. Ibwami ntihari hakenewe intwaro, hari hakenewe igihanga cya Goliyati. Atwara igihanga kwa Sawuli ariko intwaro ngo azijyana mu ihema. Wewe nawe ufite izawe. Imana ishimwe. Nanjye mfite izanjye. Aha hakenewe igihanga. Buriya guhangana na Goliyati narwo n'urundi rupfu. Narwo n'urundi rupfu. Izo ni impfu zose Imana irimo kumukiza. Ntabwo Imana ntiyamurekura. Navuze ngo Imana igikoresha ntibapfa. Imana ishimwe. Tutinye Goliyati uguhagaze imbere. Ntabwo Imana yagutanga. Iracyagukeneye. Abapfa ntibabuze. Haleluya. Imana iracyakubona nk'umuntu w'umumaro ejo hazaza. Imana ishimwe. Ubu Covid irarangiye zirakinguye. Ariko hagarutse bangahe? Hagarutse niba uri mu Rwanda hagarutse bangahe? Nimbarwa ndakora iki? Ibanga nabaye bavuga butumwa barokotse Covid batanyoye inzoga. Harokotse bangahe badashatse abandi bagore? Harokotse bangahe badashinza akabari? Harokotse bangahe? Ntabwo rero bose bapfa. Icyo kigare cy'abapfuye muri urwo rupfu bangana buryo. Ntabwo ari bose Imana yica. Imana ibigifite abantu. Haleluya. Amen. Imana yari igambiriye kuzakoresha na nyuma y'ibibi yarabarinze yarabazigamye witeka himbaza. Imana ishimwe. Natambutse ngezaho Sawuli yanze kumushingira kandi Goliyati yapfuye. Ngamutuma ibinyita 100 by'Abafilisitiya. N'urundi rupfu boherejemo Dawidi kugira ngo arugwemo. Ariko Dawidi ngo kuboko kw'Imana kubana nawe bamutumije akazana 200. Bivuze nk'imbaraga z'Imana zabashije kurenza 100 azana 200. Imana ishimwe. Aho naho Imana iramurinda. Ibihe bingahe birangira Sawuli amushingiye. Atamushingira Mikali atabishaka. Aravuga ati ntacyo umukobwa wanjye nagera tuzakorana tukice cyaramaze kuba igikwe cyacu. Ntabizi ko yabigerageje inshuro nyinshi yohereza y'ingabo ariko Satani ntajya aruhuka kurwanya abera, ntajya aruhuka kurwanya abakiranutsi. Ureba impfu nawe ugenda ureba impfu yagiye agutega wagiye urenga na n'uyu munsi ukizirenga kubera ko mu mugambi w'Imana iracyagufite kugukoresha. Araza bwa mbere Mikali arabwira ati ararwaye ntaboneka. Basubireho ubwira umwami batararwaye. Sawuli ngo arongera aratuma ati bamuzane bamuheke bamunzanire n'ubwo arwaye ariko umukwe wanjye ndamukeneye. Naho kumva Mikali yahishuriwe ko se agiye kwica Dawidi. Ubu narenze ibyabaye Yonatani mbigiyemo bwacya bukira. Mikali ngo afata Dawidi amunyuza mu kadirishya. Nimvuga kadirishya ntureba ka Dawidi ahubwo ureba ko Yesu yakunyujijemo aguhungisha dayimoni. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Ngo afata aho Dawidi yararyamye mu kiryamo cy'umugabo we aharambika igishushanyo cyitwa terafimu. Aracyorosa neza nk'uworosha umutware. Ngo baze aratubwiye ngo nubwo arwaye tumuheke tumujyane uko yakabaye ati aramukeneye. Mikali aravuga ati ngaho inzu yose irakinguye. Ngo baragenda baterura cya gishushanyo cyitwa terafimu ngo bagira ngo ni Dawidi bajyanye bageze imbere y'umwami. Niba ari amacumu bagiteye, niba ari inkota yagishimangiye, asanga ni ikigirwamana arimo kwica, asanga ni igishushanyo. Ariko Mana ikiranuka abantu tubanye muri biteraniro ndagira ngo ushimire Imana yo mu ijuru ko ari terafimu zagiye zipfa mu mwanya wawe wowe ukaba ugihumeka umwuka w'abazima. Irangurira amaboko uyihimbaze. Haleluya. Nanjye naraza ndumva byumva cyane. Imana ishimwe.
mu cyimbo cyanjye hapfuye terafimu. hari terafimu Hari terafimu zahaguye zitagira n'ingano, twe turacyariho. Mana himbazwe. Satira umusozo, Dawidi amaze kwica Goliyati, iyi Zaburi twasomye 34 yanditse amaze kwica Goliyati, ngo ari mahunga Sawuli ngo aza kuyoba, ayoba inzira ahungira mu Filisitiya atahazi. Kwa iyo umuntu ahunga ntabareba aho ajya, ngo agenda rorongotana yisanga mu Filisitiya. Ngo ahagera bakiri ku kiriyo cya Goliyati bigishyushye. Avuga bati uriya mu Isiraheli nyakuvuna umuheto watwiciye Goliyati, ubu nitumubona tuzamwicura umeze. Bagiye ko nabona arabizanye, babona arizanye ahunze ataza aho ajya. Ngo bakimubona bukoraho uruziga baravuga bati impundu nizivuga Imana iduhaye umwanzi wacu. Ngo baramukotera bamukoraho uruziga. Bamwe barirukaga bajya kubwira umwami bati ngwino wa mwanzi wacu watwiciye Goliyati, turamubonye. Umwami ngo atari yaza bamukozeho uruziga, Imana ngo yibuka ishyaka Dawidi yagiye agira. Biravuga ngo ntabwo warwaniriraga itabona, ntiwarwaniriraga idakora. Ishyaka wagize nararibonye, humura ntacyo uba. Ndashimira Imana ko igiti urwanirira Imana ijya yibuka. Ngo iramanuka imusanga muri iryo gotwa ry'Abafilisitiya abarimo hagati, ngo ntiyagira uwivugisha nawe ntiyamwakura, ngo iraza imukora ku bwonko. Niba yarohereje kandi Imana igira inzira nyinshi, ngo iramanuka ikoza agatoki ku bwonko bwa Dawidi, ubwonko busa naho butaraye. Niba ari akavisi yafunguye ntumbaze. Dawidi ngo atangira gusara, yiyumvamo guta inkonda, ibimyira biramanuka, atangira kwinyarira, atangira guta ibitabapfu, atora amashashi. Bibiliya yambwiye ngo umwami yagiye kuhagera yamaze kuba umusazi weruye. Ntamingo arabaza, ariko uburyo Imana ijya irwara intambara murakuzi? Ariko Imana mwicaye imbere muzi uburyo ijya irwara intambara. Bivuge ne Dawidi ahinduka umusazi utora amashashi kugira ngo Imana imukure aho hantu. Umwami yagiye kuhagera Dawidi yamaze kuba umusazi. Hambwa ati iki nicyo mumpamagariye, ati igihugu cyanjye cyabuzemo abasazi, ati munkura imbere. Bamukura imbere baravuga ati nikigende, ahubwo batuma kongera gushaka Dawidi muzima kandi ari uwugiye. Ngo atere intambwe nk'icumi amaze kubacika, Imana irongera iramanuka ikaza ka kavisi gasubiza mu mwanya. Ngo arongera agarukana ubuzima, azamura icyubahiro cy'Imana. Yandika Zaburi ya 34 twasomye. Arababona musoko urongera umenya ko Uwiteka agira neza. Hahirwa umuntu umuhungiraho, ariko abamuhungiyeho mumbere icyubahiro. Hahirwa umuntu umuhungiraho. Niwe wabugenga makuba n'ibyago by'umukiranutsi n'byinshi. Bari kuwiteka mukiza muri binga. Muri byose. Bifurije gukiranukira Imana. Bifurije gukiranukira Imana. Ikibazo si amakuba, ikibazo ntabwo ari ibyago. Mbabibyemo gukiranukira Imana kuko Uwiteka dukiza muri byose. Ntabwo ntabwo ari ukumukiza gusa, ngo ahubwo arinda amagufa ye nta na rimwe rivunika. Imana kubera iki twavuze ijambo rivuga ngo Imana igikoresha ntibapfa. Dawidi namara kuba umwami niwe uzacyura isanduku y'Uwiteka, niwe uzayigarura mu murwa. Imana irabizi ko ari uzacyura isanduku y'Uwiteka. Imana irabizi ko azayitambira umwitero ukagwa. Imana irabizi ko ntubona ko yishe Goliyati. Goliyati yari yarabyaye, yari afite abana n'abuzukuru. Haraho uzasoma mu gitabo cya 2 cya Samuel ndumva ari 21, usange ibyuzukuru bya Goliyati byamubijije icyuye. Yarwanye intambara y'ibyuzukuru bye. Ejo utazabona wanesheje ubusambanyi ngugire ngo ishyari n'ijyagusiga ku gasi. Ejo utazabona wanesheje ishyari ngugire ngo ubusinzi ntibwagukubita hasi. Hari igihe unesha n'ibikomeye. Kwagira ngo umuhanzi wagiraga indirimbo abango yewe nyamugushwa n'akadodo kandi warasimbutse ingiga z'ibiti. Ubu dufite abantu bagiye basimbuka ingiga ariko akadodo kakabagusha. Nawe reba nyine ibyo ntabwo bisobanura. Imana ikurinde, Imana igukomeze inshuti yawe. Dusoreze kuri Paulo wahamagawe nkanjye, atanga ubuhamya nkamukunda, avuga ngo ndashimira Kristo wabonye ko ndi wo kwizerwa akangabira umurimo. Nubwo nabanje kubutukana, nubwo narenganyije abantu b'Imana, bya bindi byose, ariko Kristo akamuhamagara. Ngo amare kumuhamagara nta rindi ntambara Paulo yarwanye itari ya bene wabo b'Abayuda. Baramuzengereza amuhoza mu rukiko, ngaho Paulo yabwirije agataha mu nzu y'imbohe, ngaho Paulo yabwirije agataha mu nzu y'imbohe. Harangije ngo ku munsi wa gatatu ari imbere y'urukiko, ngo bazana babatambyi b'amakanzu b'Abafarisayo n'Abasadukayo. Ngo kuko iyo yisobanuraga yavugaga ko ari Imana akorera, kandi hari abantu bayitirirwa kuri ako gasozi.
ndashimira Imana. Ubona abantu birukankira kuba abashumba, ubona abantu birukankira kuba abarimu n'ababishopu n'iki. Imana ifite ababishopu batazigira bahamagarwa n'iyo titiri n'ahangaha, ariko ku Mana akaba ari bo ibona nk'abakozi. Imana ishimwe. Ngo bazana abandi b'amakazi baravuga ati muze kudufasha kumwica no kumuca igihanga, kuko iyo yiregura avuga ko ari Imana yanyakorera. Waje kuburana rero yambaye iminyururu ku maboko n'amaguru, asanga babashumba bose barahunga. Baravuga ati ndanezerewe Paulo, ati uyu munsi ngiye kuvuga Imana mu ncamake, nibashaka banyice banci igihanga ariko nibura nsibwe ukuri kumenyekanye. Ngo niho yavugiye ngo ubutumwa mvuga ntabwo ari inzaduka, ndavuga gupfa kwa Yesu, ntamamaza n'umuzuko we, ntasoza mvuga uko itorero rizataha. Barokora itorero rizataha. Itorero rizataha. Isi tubabaze duhangayikishe, ariko inahasi iwacu. Ngo yireguye amaze kuvuga ibyo, abafarisayo n'abasadukayo basubiranamo. Bamwe bati uziko ibyo avuze tubifite mu mategeko. Uko basubiranamo ngo urukiko ruriherera ngo rumukatire. Uko rwiherereye ngo hari mu kabwibwi umaze kwira abohesheje iminyororo. Ngo rwiherereye umwami Yesu aho yari ari mu ijuru, ngo yumva Paulo amuvuze neza. Ntajyaberwa abantu bamuvuga neza rero. Imana ishimwe. Aravuga ati umuntu aramvuze ndanezerewe, ngo ntiyiyumanganya kuba muri iryo teraniro, ngo ahita amanuka arimanukira. Nusoma igitabo cy'ibyakozwe n'umwe 23 ku murongo wa 11, hari ijambo ngo umwami Yesu amuhagarara iruhande, ngo amukora mu ijoro ry'uwo munsi, ngamukora mu kiganza, ngaramubwira ngo kumamije Yerusalemu, ngo niko nshaka kuzampamya ni Roma. Ariko Mana yawe turi ku ijambo rivuga ngo Imana igikoresha ntibapfa. Imana ishimwe. Imana irareba Paulo, Yesu aramureba i Yerusalemu abohesheje iminyururu, urukiko rwiherereye ngo rumukatire rumucire urubanza, ariko Yesu we ntarebe iby'uwo munsi, agahita abona ko ni Roma Paulo azagerayo. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Ariko Mana yawe yarahanuriwe muvandi, yarahanuriwe ababwira ngo ntuzajye Yerusalemu bazakuboha. Ageze arabwira ati muhagarike ubuhanuzi, muririra abasambanyi, muririra abajura, mwe kuririra Paulo. Aravuga ngo ngiye uretse no kuboherwa Yerusalemu niteguye no gupfirayo, ariko Kristo agahabwa icyubahiro. Imana ikeneye abantu bamaramaza muri uyu murimo, bakemera no kuba bapfa ariko kuri kukamenyekana. Kuri n'imbuto itabona. Imana ishimwe. Urebe igihe abantu barenganyirijwe bakuzira, ariko n'uyu munsi kuri kuracyahari. Aho kubera kwiza rero kuza ari kumwe kukirukana ibinyoma 200. Abantu bubaka ibinyoma bakabizamura nka etaje bakayigereka ikagera muri nivo 100, ukuri kumwe kwaza ukayisenya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Amen. Paulo Imana iramushyigikira. Igihe kimwe igeze abwiriza ubutumwa ndabyibuka, mu bice 14 ku murongo 21, abwiriza ubutumwa ngo hamagaye abihana habura n'umwe, arababara. Ngo ako kanya gifite umubabaro abona umwami avugije ikondera, ngo n'abari mu murima bose ati nimuze tujye gutambira ikigirwamana cyitwa Zewi igitambo. Bose ngo bahita baza birukanka niyo nka, niko mu Rwanda tuvuga ngo niyo nka, nuvuga ngo nakana kakiri kwibere. Bose baza bitabiriye kujya gutambira ikigirwamana igitambo. Paulo arebye ukuntu yavuze ubutumwa akabura n'umukizwa, arebye ukuntu ikigirwama inzira ijyana abantu kurimbuka, niko birivuga, abayinyuramo ni benshi. Ngo ashishimura imyambaro yari yambaye arababara. Umwami abonye ko ashishimuye imyambaro ku bw'icyo kintu, ngo ategeka ko bamukubita ibiboko. Baramukubita ku rwego babona apfuye, bajugunya amayiti hariya, kumbi ntiyapfuye. Ariko Mana iri jambo narikunze rivuga ngo Imana igikoresha ntibapfa. Ntabwo yapfuye, ngo ahubwo yari yigiriye mu iyerekwa, yakomeretse yabyimbagatanye, ngo ajya mu iyerekwa aho riviriyemo, ngo akangukira hejuru, ngo ahita aterura umuzingo, aravuga ati umwanya maze ryamye aha haba hamaze gukizwa bangahe. Ngo arongera kubwiriza ubutumwa, yirebye asanga yakomeretse, ngabwira kubera abateraniye aho, aravuga ngo yemwe bene data nimukomerere mu byo kwizera. Haleluya. Ntimukangwe n'izi nkoni, ntimukangwe n'iyi mibabaro, nk'aho ngo ni ngombwa ko tuyinyuramo. Niba inzira ducamo yerekera mu bwami bw'Imana, dukwiriye guca mu makuba menshi. Paulo yarakubititse inshuti yanjye, yakubititse, yagendanye urugendo na bene wabo, bamuburira muri gereza, bakagenda bamuca ibico ngo barebe ko bazamwicira mu rugendo. Ngo aha twasomye bari bafashe urugendo berekeye muri Italy kwa Festa, kwa urugendo bagomba kugenda ibyumweru 2, iminsi 14, banyura mu nyanja, banyura bahura n'imiraba,
ngo baragenda. Murabyibuka ko umunsi umwe ngo ubwato inkuge bari barimo yaramenetse, imenetse. Umutware w'ingabo wari ubayoboye ngo abantu barishima ngo babonye uburyo bwo kwica Pawulo, ariko ngo bapimye urugendo basigaranye basanga ni rutoya, ngo bafata ibimene by'ubwato by'inkuge babirambika hasigaye, ngo abatazi koga bambukiraho, izindi mbohe zari kumwe nawe, ariko Pawulo yari azi koga, burya ntiyari no gupfa. Ariko icyo byandikiwe kivuze iki? Kiravuze ngo aho umukiranutsi ari n'abari kumwe barindanwa nawe. Mana ishimwe cyane, ntawe ugombaga gupfa kandi bari kumwe na Pawulo. Bamaze kwambuka rero ku kirwa cyitwa Melita, aho bose babakira neza, ngo bacanira n'umuriro barota bashira imbeho. Pawulo ngo yitegereza uyu muriro, ngo asanga ni nk'uwaba barokore bajya bacanira babatijwe. Maze iminsi mbona utuntu, iyo abana bacu babatijwe, korari ziraririmba, ibiryo bagateka, ukagira ngo nibarwara bazabasura, ukagira ngo uzabakurikirana ngo amenye ko babatijwe n'Umwuka Wera, ukagira ngo nibajya mu nzu y'imbohe bazabageraho. Na uwo muriro w'agahe gato, niyo mpamvu Pawulo ngo yabonye ko uwo muriro batazahora bawucana, ngo ajya kwishakira umuganda we w'inkwi acanuwe. Reka nanjye ne gusoza nakubwiye ngo jya ucana uwawe. N'igihe isoko y'ububyutsi itateguye amasengesho, jya ucana uwawe, jya ucana uwawe, jya usenga yawe. N'igihe ubona ku rubuga bitarimo kwemera, bidakunda, wabuze network, acana uwawe. Hari ibigeragezo bijya bikurwaho n'uwo wicaniye. Jisita atabasuye, umuyobozi atayoboye, kesi yataririmbye, cana uwawe. Hari bizakurwaho n'uwo ngucanye. Ngo babonye yicaniye iwe muriro, bari batariko akanako kigizaga hatari. Ubuse ko bari baducaniye twashize imbeho, ararwana n'iki? Amagambo aba menshi, urumva n'ubundi baramurwanyaga. Ariko ngo bagiye kubona no babona no muri wa muriro acanye havuyemo igikururuka, ngo kiraza kimurima ku gikondo. Bibutse ko kwa gusenga cyane nako kugeragezwa cyane, hageragezwa uwizera burya. Niyo mpamvu umwe yanditse akavuga ngo mureke kwihangana gusohoza umurimo wabo. Nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe, mwemere ko ari ibyishimo rwose, ariko mureke kwihangana kwa muri mwe gusohoza umurimo wabo. Ngo imuruma ku gikondo, baravuga bate mu nyanja twabivuze muradupinga, yakize iyo mu nyanja, ariko idacu rwa kibera ntimukundira kubaho. Dore amagambo we, dore amazimwe ku murokoro ugeragejwe, ariko birengagiza ko uwo yaracanye ari uwe. Ahaturutse burya ikigeragezo gishobora kuzanwa n'iminsi 2, uzasenga 3 kizakurwaho, uzasenga umwe hazi ikigeragezo uzayagira 2, muri uwo muriro n'ubundi niho gishirira. Ndafata cya gikururuka agikunka umuriro mu muriro yicaniye, ntago ari uw'abandi. Nuwa wundi yacanye nawe yakijugunyemo n'ubundi. Baravuga bati kimuvuyeho, ariko buriya mu kanya arakinduka apfa kindutse, kuko inshira uburyo yica turabizi. Ngo bategereza ko ari bupfe, niko twasomye. Ngo cyangwa ari bubyimbirwe ngo baraheba, ngo barahindukira bati ni Imana ishimwe. Muroko uyu Pawulo tuvuze ibi niwe wavuze ngo ntago dushaka kubahisha amakuba n'akaga twahuriye nako muri Asiya. Nanjye ndagira ngo nge nawe twibukiranye urugendo twagenze tukimara guhamagara. Twahuye n'amakuba, twarashonje n'ubu turashonje, twaravuzwe n'ubu baratuvuga, batwirukana mu nzu umunsi ku wundi, ariko Mana ya turarwara ntidusurwa. Ntabwo twahisha abagenzi amakuba n'akaga biri muri inzira. Ni mu byibukiranye murasanga twarahuye na byinshi rero, twahuye na byinshi na n'uyu munsi tukiri kumwe nabyo, ariko yaturakoye urupfu rukomeye gutyo. Yabanye natwe icyo gihe n'uyu munsi vuze ko tukiri kumwe, kandi nta gahunda ifite yo kubireka, irabikomeje. Imana ishimwe, ikomeje kuturokora. Niko avuze, abwiye ab'Ikorinto, arababwiye turokoye urupfu. Yavuze ngo hari naho twageze twiringira gupfa, tubona ko duciriweho iteka. Ngo ibyo bitubaho kugira ngo tutiringira, ngo ahubwo twiringira Imana izura n'abapfuye. Hari aho tujya tugera tukabona n'urupfu rwadusatiriye, tugasigara tuvuga tuti ntacyo, nubwo twapfa nkayo dupfuye tukwiringira, uzatuzura ku munsi w'umuzuro. Tukabona ntidupfuye tukabona ntidupfuye, turacyariho. Iyo turokoye urukomeye gutyo, mbazanira ijambo rwenda b'Imana igikoresha ntibapfa.
n'uyu munsi iracyaturokora. Imana ishimwe. Barokore kandi irabikomeje, ibigize intego kubera ibigize intego ku itorero ryayo izakomeza kuturokora. Imana ishimwe. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Kugira ngo dusenge, Imana ishimwe. kugira ngo dusenge, Imana ishimwe. kugira ngo utunganye umutima wawe mu maso y'Imana, niho turi. Twongere dufate akanya dushimira Imana ko yaturokoye. Twongere dufate umwanya tubwire Imana yabanye natwe muri biriya bihe. Tuyibwire ngo tunererwe nuko gikomeje kubana natwe. Imana ishimwe. Tuyibwire ngo imitima yacu yuzuye ibyiringiro byo kudapfa, kuko tumenye ko ugifite umugambi wo kudukoresha. Imana ishimwe. Ntabwo haraba, ntuzajye usenga uvuga ngo naragukoreye Mana, ngibuka imisozi naza ntayo urazamuka, ngibuka amasengesho niyirije. Ntabwo uriyiriza ukurikije uko wagombye kwiyiriza. Yego. Araho utaragera, we ntugashekere Imana mu byo wayikoreye, iramutse ikwishyuje ntiwabona icyo uyiha. Ahubwo Imana ikurindiye iki? Ikurindiye gukora, ikurindiye gukora umurimo wawe, ikurindiye gusenga, ikurindiye gukizwa, ikurindiye gukiranuka. Mana data wa twese uri mu ijuru, Haleluya. Imana se umwami wacu Yesu Kristo, ndamuye ibiganza mu maso y'isumba byose, ndakunezerewe kubw'ijambo ryawe. Habwa icyubahiro Mana, habwa icyubahiro nyakubahwa, habwa icyubahiro Yehova. Wowe wabanye na Dawidi ukamukiza ziriya mfu nyinshi, niko wabanye n'abera duteranye muri aya masaha y'icamunsi, niko wabanye nanjye udutambutse impfu zitandukanye. Wagiye uturinda tutazi impamvu, ariko uyu munsi dusobanukiye ko ari ukugira ngo dukoreshe. Haba ugikoresha ntibapfa. Wagiye uzigama abakozi bawe, wazigamye abagore, uzigama abagabo, wazigamye abasore, uzigama abakobwa, ku mpamvu yo kugira ngo uzabakoreshe mu gihe gisa n'iki. Ntabwo twari tuzi ko uzadukoresha muri ubu buryo. Ibi ngibi ni ibizanywe n'ibihe, ariko bitagutunguye. Uyu munsi turimo kubwiriza ubutumwa aho tutarebana, ariko ijambo ryawe rigatambuka. Pawulo yaravuze ngo nubwo ndenganywa, nubwo mbeheshwa iminyururu, nubwo njyanwa mu nzu y'imbohe, ngo ariko ijambo ry'Imana ryo ntiribohwa. Ntawariboha. Ijambo ryawe riravugwa rikagera kure. Tanga umugisha muri iri teraniro, soko y'ububyutse, reka idutubize mu mitima y'aba bantu. Umuntu wese ahemuke mu ruhande rwe, ubugingo bw'abenshi buhemuke mu ijambo ryawe, bamenye neza ko ugikoresha, nta gahunda yo gupfa ihari. Izina ryawe rihamwe. Dutangarije dayimoni, dutangarije satani ko turi mu mugambi w'abantu Imana igikoresha. Ntaho duteze kujya, ntabwo twenda gupfa, ntacyo duteze kuba. Iyo turokoye rwabanje, ikaba iturokoye n'uyu munsi, iracyabifite mu nshingano kuturokora. Tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, kandi tugushimiye ijambo ryawe ryera rimanukiye mu bugingo bw'abaryumvise, imitima yacu igahembuka mu izina rya Yesu. Amen. 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 Habwi kuzoma na y'Aburahamu